mumeze mute narimba kumbuye we haracemo iminsi cyane nyinshi tutavugana mu by'ukuri tutaganira wana niba hari umuntu wari ubukumbuye ni njyewe ariko mwari mubizi neza yuko mu minsi yashize ntabwo nari ndi mu rugo wana rero nari ndi mu nzira ndi mu rugendo narafashe urugendo ntaha kabisa kugira ngo nongere ngaruke mu byimbo byanjye ne celebrate iminsi mikuru nanjye ndi aho nakagombye kuba mperereye. Bazaniye rero ibintu byinshi cyane byiza muri izi mpera z'umwaka, mbazaniye ibintu byinshi byiza mu by'ukuri. Icyambere nabamenyesha nuko ejo bundi ku itariki 23 Igisenyi location ntabwo turayifata neza. Ndategura ko tuzahura n'aba VIP abariye kubyibuze abafashe collect score kuva kuri 2 kuzamuka muri uyu mwaka bakazibarya kabisa. Wana abantu baba VIP mu by'ukuri bagiye bakora nyine za Paris ndashyikirwa, bagiye babona amafaranga ku buryo bufatika cyane, kuko ntabwo twagora abantu bose kuko turabazi yuko hari nabo tuzamurana nabo mu by'ukuri bataragira ubwo bushobozi buhambaye. So dufite umuhuro rero, tugomba guhura tukahaganira, tugasetinga ibintu byacu bishyashya, tugategura umwaka ukurikiyeho 2026. So naho kunyandikisha rero nukuza kunyandikira mukambaza icyo bivuze kuba bisaba, ntabwo ari ibintu binini cyane, contribution nini cyangwa se uruhare runini n'urwanjye n'urwacu n'urwacu noneho mwebwe ahubwo mukaza muri nk'abagenerwa bikorwa, ariko kandi nanone tukaba tubizi ko twese twaraserebuye. Rero muze mwifatanya n'abandi kugira ngo twese ducelebrate hamwe umwaka mushya muhire ndetse na Noheli mezami. The art in time cyangwa se ubugeni buri mu bihe, ibihe bikomeye ntabwo byagakuriye kuduca intege. Ibihe bikomeye birema abagabo bakomeye, wabyanga wabishaka nuca mu bihe bikomeye, nuca mu bihe bigoye uzaba umuntu ukomeye. N'ibintu byikora n'ubugeni nyine nkuko wumva nabivuze. Hanyuma ibihe byoroshye bikagira abantu bikarema abagabo n'ubundi bagize gute boroshye. None abantu boroshye, abagabo boroshye, abantu boroshye bakarema none ibihe byoroshye, ari nabyo kandi nanone bitera iki koroha ku bindi bihe. Bivuga ngo ikintu kimwe gihari, niba udashaka gukora, niba udashaka guhaguruka ngo ukorere amafaranga abandi bari kuyakorera. Gukorera amafaranga nkubwira ntabwo ari ukujya kubyuka gusa, ni inshingano zawe za mbere kubyuka ujya ku kazi, ujya kubyo wahamagariye gukora uyu munsi wa none urimo urakora. Ariko ujya utekereza impamvu ushobora gusanga abantu bafite business ahantu hose, ugasanga umuntu mu buhinzi arimo, ugasanga umuntu ari hano nuko iyo ugiye gukorera umuntu runaka cyangwa se niba ari na leta cyangwa umubosi wa runaka, ubyumve cyangwa ubyemere, ubyakire cyangwa ntubyakire, icyo gihe uba ugiye bwongerera amafaranga umuntu yafite, hanyuma we akagukorera igihe, akakugurira igihe cyawe wamuhaye. Ubu uri gucuruza igihe cyawe kuri abo bafite amafaranga, ntabwo uri gukorera amafaranga. Never. Nese ntabyo uri gutange, nta bwenge bwawe uri gutange se. Ibyo bikore neza nibyo, kuko hari icyo bishobora kuza kugufasha, ariko unatekereza ku bundi buryo wakoramo amafaranga. Nanabihuza cyane n'abantu bari kumbwira ngo ese niki dufukoreraho konte, dufunguraho konte betingiraho shampiyona wo mu Rwanda. Reba nk'iyo pari ku munsi w'ejo nabibwiye abantu, El Melek kujya kumbwira ngo yigeye gutsinda na Etincelle, El Melek ikubiye kabiri. Ayo ni amafaranga bagenda, kuko mu cyubahiro cyose ngomba Etincelle ntaho byaba bibaye ikipe ya Dariko rwose yo muri Sudani inaniwe gutsinda. Mu Rwanda dufite ibibuga byiza, ntabwo ruvuga ngo barakujyana mu ntabire, dufite ibibuga byiza, agapira kaba kagenda, nta kintu kibaho muri nose cyatuma ikipe ya El Melek ishobora inaniwe gutsinda Etincelle. Never. Aho ngaho rero umwana w'umuhungu iyo mbibonye mpita mvuga ni opportunity mbonye, ni amahirwe mbonye y'imboneka rimwe, kavuga ni nanjye reka nterekeho akamiliyoni kanjye. Urumva ndaza guhita mbona $1,150 n'amasegonda angahe. Wagira amahirwe rero wabona muri Kenya Gor Mahia igiye gukina n'agakipe kashize nako kabwirira na kapfuye kajya gatsinda match muri no sezo, gahita tudukombina tukagabanya igishoro, ahubwo amafaranga y'ubashobora burya kiyongera. Tu vois, opportunities zo gukorera amafaranga zirahari nyinshi. Hari abantu birirwa ahangaha kuri YouTube bakwereka uburyo bwo gukora amafaranga, even natwe turimo
kwegera ngo abantu n'ubusukama ndetse niba tutanahuye n'abantu wenda mwe ngo naguskaminga uzamigirwa n'iki uzamenya umucyo ryari ibintu by'ukuri byose biraha none se kumubwira ngo Elmereke genda uyigure gutsinda teseri skamiri mwaho ngaho ni yihe tusobanurira twibwizanye ukuri ni yihe ariko nyine muri aho muricaye urahangayika ngo ku Noheli ndabaho gute kubona ndabaho gute ngo ese ngo sa kumushara ngukorera ngo kaza amadeni ari menshi ngo ihene irishiriza ku burebure bw'umugozi wayiziritse wayihaye nawe niwiha intego ntoya nizo uzageraho ako niwiha intego nini nizo uzageraho tembera ibihugu ukoresha ama VPN ishyura ama application atandukanye kora ibintu biremereye cyane ibyo bintu abantu batinya bya bintu bikore ufite telefone ntabwo izo telefone bazishyizeho ngo tujye duhamagarana iminota myinshi n'ubundi na twa Motorola twarahamagaraga ibi ngibi mpamvu iterambere rigenda rizamuka bagenda barushanwa mu gukora telefone ziremereye buri munsi buri mwaka buri mwaka nuko bagenda bashyiramo ibintu bishobora korohereza umuntu gukora akazi kiwe bishobora korohereza umuntu gukorera amafaranga akoresheje iyo telefone ntabwo watunga telefone ya miliyoni 3,500 ngo nurangiza ngo njye nyiguriraho internet yanjye y'ibihumbi 100 buri kwezi ngo nirangiza iyo telefone njye numva ko ari cyo gitungiye gusa never ntibishoboka never mukorera amafaranga mwabafata mukorera amafaranga hanyuma group ya VIP nubwo n'abandi mu ndege nubwo n'abandi muri bus nubwo n'abandi ku rugendo rwaye nubwo n'abandi mu mwobo narabwiye ko tuba tugomba gukora nk'ubu ngubu hari igihe nshobora kutabona akanya ko kwihengeka ahantu ngo decoding bitewe n'ibyo mugiyemo cyangwa bitewe n'aho merereye ariko ku bijyanye na collect score cyangwa se no muri group za VIP ho abari ku updating gusa kuko mfite access kuri internet no ku updating gusa nkita mbakubita ku munsi w'ejo rero umujama wanjye wandi muri Nepal yabakubisa ko ngako karakodi ka 2096 ugashyiraho amafaranga rwose ukiryohera maze ubundi ibintu bikabashwa bigenda neza 5/5 cyangwa nawe uracyafite amahirwe y'uko watujoininga ku muhuro wacu wa VIP hanyuma rero nizere yuko utwandikira kuri nimero yacu katwandikira tubaza icyo bisaba kugira ngo joining group yacu niba waranatwandikiye kandi shyiramo imbaraga shyiramo akabaraga hanyuma abantu bose kabisa ejo mwana mwabonye bahereza itangazo abantu twadutanye gahunda muri kino cyumweru kubera urugendo sinzi sibuni ibintu nabigeza humbura na connection birangira information n'amatelefone yanjye mbura ama contact yose mbura ama message y'abantu benshi so il faut que muze kongera munyandikira abantu twadufitanye gahunda ndabizi barahari hari abantu twapanze gahunda kwa kabiri mu byukuri ewana nibya ewana mwese muze kongera munyandikire n'aba VIP mushaka kujoininga group zacu n'aba VIP bashaka gukora za collect score n'aba VIP bakeneye izindi gahunda zose zizonde zisoza umwaka murabona ama discount ngaho ni 40% kuri collect score ni 40% yakuwe kuri kubiciro bya group ya VIP ndetse no gukomeza kuryoherwa na services zacu za VIP n'ibindi byinshi twandikira kuri iyo nimero maze ubundi tubigusobanurire nyemerera ndebe ku dukino dukeya two muri Conference League no kubwira ko ndi kubuze kubibona ko iyi mikino iri buze kuba irangira maze ubundi ivyo ngibyo byo bindi tuzabiganiraho ku kindi gihe nyemerera nkubwire niba wamaze kubona application igufasha kubetinga champion y'ikiciro cya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ko naho ndibuze kuba nguhereza agashwadiro kaho ku isaha y'isa 12 equipe ya Al Hilal igomba kuba yakira equipe ya Kiyovu Sport muri Kigali Pele Stadium maze ubundi uyu mukino gusa ari kuza kugura Al Hilal gutsinda umukino bivuze kushobora no kutugurira agakofi gato yamaze ubundi tukagufasha ku install application maze ubundi ukatangira kujya wikorera hanyuma equipe ya MB Rusan iraza gukina n'ikipe ya MC Algeria ni muri champion y'igihugu cya Algeria maze ubundi nje kugusaba equipe MC Algeria kuza kuba itsinda uyu mukino agiye USM Alger na Ben Oknon maze ubundi honda gusaba kugura USM Alger kuza kubitsinda uru rukino Mayanze 05 twageze muri Conference League igomba gukina n'ikipe ya Samsa Sport maze ubundi nze kugusaba Mayanze gutsinda umukino cya kuwonganya ekipe ya AZ Alkmaar na Jaje Uriniona igomba kubanza gusaba kuza kugura AZ Alkmaar kuza kuba itsinda umukino Lausanne iraza kubikina n'ikipe ya Fiorentina ni Fiorentina double chance hanyuma Rayo Vallecano na Dita ni Rayo Vallecano kuza kubitsinda umukino
Strasbourg na Breobrike, maze ubundi ngo usabe Strasbourg gutsinda umukino. Shakhtar Donetsk na Rijeka, ndaza kugusaba ikipe ya Shakhtar Donetsk gutsinda umukino. Hanyuma Slovan Brek, ndaza kugusaba kuza kuyigura gutsinda ekipe ya Haken. Ni 0794448632 niba ushaka kutwandikira utubisaba kujya muri iryo groupe yacu ya VIP ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Twandikira utubazo cyo bisaba tukakigusobanurira, maze ubundi tukakubwira no kubijyanye n'iyo discount twashyizeho kuri Collect Score ndetse n'izindi services zacu, maze ubundi ukabyuzuza tukabatangira gukorana neza 5 kuri 5. Imana barinde rero, tukadusubira ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane, na Premier League iraza kubika yakomeje. Ndabakunda cyane rero, meza me.